Yes, reka mashimire kandi bayikaze nshuti akundwa ba Rwanda Media mwese dukomeje kubana mu makuru n'ibiganiro bikomeje gutambuka hano kuri Rwanda Media. Turagotse kugira ngo tubereze n'umwanya makuru agezweho barimo kuvugwa muri equipe ya Birasobanuka Club. Uyu munsi n'ubutumwa bwiriwe bucicikana n'ubutumwa bukomeye cyane chairman w'ikipe ya Birasobanuka Club yatanze mbere yuko ikipe ya Birasobanuka Club icakira n'ikipe ya Gasogi United, ndetse aza gutangaza amagambo akomeye cyane ku mutoza Darco ubona yuko ibyo bikomeje kugenda bishigwa ku murongo gake gake, ubona yuko akomeje kugenda ategwa ino mikino iri imbere muri rusange. Ubwo rero ngo turaza ko tugaruka kuri byinshi chairman w'ikipe ya Birasobanuka Club yatangaje, ndetse yatangaza no ku mukino ikipe ya Birasobanuka Club nyine ifitanye na Gasogi muri rusange, ndetse n'ibyo yatangaje kuri uyu mutoza Darco utifuzwa n'abakinyi ndetse n'abafana muri rusange bo mu kipe ya Birasobanuka Club. Ubwo rero muze kubana natwe kandi mukomeze gukora subscribe mwe mutari mwayikanda kugira ngo dukomeze kubana mu buryo bugiye butandukanye mu biganiro byose bikomeze gutambuka ngaha kuri Rwanda Media. Reka babwira yuko wowe turi kumwe muri kiganiro nyine ukaba utiri wakanda kuri buto subscribe n'umwe mwisa ko wakanda kuri buto subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu buryo bugiye butandukanye. Ubwo rero reka nkubwire yuko ikipe ya Birasobanuka Club uwo bita Byose Darco ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Reka twubwira yuko ikipe ya Birasobanuka Club no munsi biteguye kuba bakina n'ikipe ya Gasogi United, biteguye kuba bayikuraho amanota agera kuri 3 kuko niryo banga ryo gukomeza, ndetse ni nayo mibare ifatika yo gukomeza guhanganira igikombe cya champion, gukomeza kongera amahirwe yuko bakomeza muri kuruse n'ikipe ya Rayon Sport, dore yuko ibari imbere muri rusange. Umunsi bare batsinze barara ku mwanya wa mbere nk'ibisanzwe birakire yuko Byose birahari yuko bagomba guhita bajya ku mwanya wa mbere, kuko baramutse batsinze ikipe ya Gasogi United bahita barusha ikipe ya Rayon Sport inota rimwe, kubera yuko Rayon Sport izakina ku munsi w'ejo. Ubwo rero bagategereza bizava muri resultat yo ku munsi w'ejo. Urumva rero ni umukino no munsi utaraba woroshe. Kubw'ibyo rero ubwo yarari kuri mikoro za radio na televiziyo DC chairman w'ikipe ya Birasobanuka Club Fandedeo rusanganwa yabajijwe ku mukinyi Richmond Lamptey impamvu adakina abirobanura muri aya magambo. Mutadere kuno Vici ana magambo nyine aya magambo ari kwabwirana amagambo chairman dio rusanganwa Fande Byose wa equipe ya Birasobanuka Club nyine chairman wi equipe Fande dio rusanganwa yavuze yuko umutoza Darco agendera cyane kuri work rate y'umukinyi ndetse na movoma ziwe mu kibuga, buryo nyine umukinyi agenda agaragaza ubushobozi mu kibuga muri rusange. Kubw'ibyo rero yavuze ko ari akazi k'umutoza ndetse n'amahitamo yiwe kandi bubaha amahitamo ye muri rusange nk'umutoza. Barongera bati ese niki wabwira abafana ba Aprfc batarimo kubona ibyo bari biteze mu kibuga? Yasubije agira ati Chamani yasubije agira ati ngira ngo kuri match ya derby mwari muri kuri stade dukomeze ati ndagira ngo mwaye muri kuri stade bityo mwabonye ko abafana bacu aribo bari benshi, ndetse na match zo mu ntara bari bitabiriye mwarabibonye. Ndabashimira ko batuba hafi kuko ubu bari hejuru, ndetse ibyo babona natwe turabibona, yewe tuzakora ibishoboka byose kugira ngo bishime. Ubuyobozi bwa Birasobanuka Club bwasabye abakunzi n'abafana bayo ndetse n'abanyarwanda muri rusange kudaha agaciro ibyo binyoma bigamije gusebya no guharabika Byose ikipe ya Birasobanuka Club. Aprfc kandi yavuze ko ikomeje intego yayo kwegukana igikombe cya Rwanda Premier League ndetse n'icyamahoro kugira ngo isokere igihugu kandi yitware neza mu marushanwa mpuzamahanga kurusha ibindi bihe bitambutse. Ubuyobozi bwasabye abakunzi n'abafana bayo kudacibwa intege n'ibihuha biba byahimbwe kandi bigakwirakwizwa n'abafitemo izindi nyungu zitagamije ineza kuri ekipe y'ingabo muri rusange. Umukino rero wa Gasogi United
chairman yaramo kuwutangaza kuri umukino yuko bawiteguye neza, abakinyi barabizi ko intego ya APR Football Club ari gutwara ibikombe, umutoza arabizi niwe ugomba kureba uko umukino awuhindura, byose biri ku mutwe we. Chairman w'ikipe APR Football Club Brigado General Deo Rusanganwa, aho yari muri studio za radio na televiziyo DC, yavuze yuko umukino Gasogi United twiteguye neza, abakinyi barabizi ko intego yacu ari igikombe, ari gutwara ibikombe, mutoza arabizi niwe ugomba kureba uko umukino awuhindura, byose biri ku mutwe we. Ubwo rero ibi birajyana n'ibyo chairman yagiye atangaza kuri uyu munsi, avuga yuko inshingano bose bazisi ndetse bakomeje kugenda bategereza ibyo umutoza arimo kugenda ahindura, muri rusange arimo kugenda akora, kubera yuko inshingano z'umutoza arazizi, ati ntabwo tugomba kwinjira mu kazi ke cyane. Ubwo rero iby'abakinyi nawe biramureba, icyo dukeneye ni resulta nziza. Umutoza ibihari byo abafana yongeye guhumuriza abafana, avuga ati abafana nibahumure, ibyo babona by'umutoza nabo barabibona, ikipe ya APR Football Club abayobozi nabo barabibona. Ubwo rero ngo ni ikibazo kiri bugufi kugira ngo kizakemuke, kandi nibahumure ikibazo kiri hafi gukemuka. Yakomeje ati mwarabibonye ko bamubajije ku kibazo nyine General Deo Rusanganwa yarabajijwe ku kibazo cyuko kuri derby hagaragaye ikibazo cy'abayobozi ba Rayon Sport mu kwinjiza kubicaza uburyo babicazije mu myanya batari bakwiye kuba barimo. Chairman yavuze ati mwarabibonye ko namanutse kuzana abayobozi ba Rayon Sport, ntabwo nigeze mfata umwanya wo kugira ngo menye gutandukanya Skybox na VVIP, nta mugambi wo kuba twabicaza aho badakwiriye. Ni amagambo Brigadier General Rusanganwa Deo yatangaje kuri uyu munsi. Ubwo rero chairman wa Aprfc yasubije ibibazo byinshi kuri uno munsi byerekeranye n'ikipe ye, ariko yagiye avuga byinshi bigiye bitandukanye, avuga ko ikipe ya APR Football Club yiteguye kandi ifite icyizere yuko ikipe ya Gasogi United idashobora kuba yagira icyo iyikoraho, ndetse Gasogi United kuri uno munsi gose ngo bishoka cyane yuko bagomba kwitsinda kandi bayitsinda ibitego byinshi, kubera yuko ngo hagaragaye ikibazo bushize cyuko Gasogi United bayisezereye Gasogi United mu gikombe cya Peace Cup, ariko bigasigara birimo kugenda bivugwa hano hanze ibintu bitari byiza, amagambo ari menshi cyane. Ubwo rero ngo ni ikibazo rero gikomeje kugenda gifata indi ntera, ngo niyo mpamvu ikipe ya APR Football Club nayo ifite gahunda yuko igomba gutsinda uyu munsi ikipe ya Gasogi United, kandi inakomveka ngo bijyanye nuko ikipe ya APR Football Club yitwaye kuri derby, kubera yuko abafana baje biteguye yuko bagomba gucura amanota agera kuri 3 ku mukino wa derby, birangira byanze bacuye inota rimwe. Rero uno munsi kuri Gasogi United ngigomba kwishura ayo makosa yose yabaye kuri derby, ngo niho bagomba kongera kwiyungira n'abafana ndetse no kwereka abafana ko bafite gahunda ku gikombe, kandi bafite gahunda yo gukomeza kubaha ibyishimo muri rusange. Ubwo rero nibyo ibyinshi turabigarukaho nyuma y'umukino, dore yuko mu mwanya uri imbere ikipe ya APR Football Club igomba kuba itanamo imitwe n'ikipe ya Gasogi United, araba ari saa moya z'uyu munsi z'umugoroba, aho baraza kuba bahurira kuri Kigali Pele Stadium. Ntuze gucikwa na update nyinshi zigenda zitambuka hano kuri Rwanda Media. Reka bashimwe twabanye mukomeze kugira byiza, turakunda cyane.